Tujye kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo ndi hano kubera abana banjye. Abana icyo gihe uri kubaha iki mu gihe mubanye kuriya? Abana uri kububakamo iki mu gihe abona ko papa yashatse kugonga mama kumwica? Abana uri kubaha iki? Kubaha ishusho. Vuga ngo rero kwizirika ku rupfu ngo uri kupfira abana bawe, ahubwo uri kubica wowe utabizi. Impamvu nimwe ihari nayo. Nayo nubwo waba uri imfubyi, nubwo waba udafite aho ujya, nubwo waba udafite hepfo na ruguru, wa mugabo apfuye wahabona. Umuntu ukubwira rimwe kabiri gatatu ngo kandi wa mugore we nzakwica ntabwo bagukunda, aba yaguhaze. Nge nkunda urugo cyane ko ndurimo. Kandi ntabwo ndi mu rugo rwa mbere. Ababyeyi bafata gute abagore basenye? Hari nk'umugore mu minsi ishize twari turi kuganira yarasenye, aho kugira ngo mama we amusapotinge ahubwo birangira abaye umwanzi we completely. Ubu nta biterwa wenda Lulu yakoze kuri Kanumba, nta nubwo yamusunitse, yamukozeho Kanumba arapfa. None se ubwo barubwire kongera gusubira ku muntu wenda mwari mwaratandukanye, nyine izo mbaraga urukundo rwari rugihari na mbere no yashyize imbaraga nyinshi burya kuko muraho mumeze neza, ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose, ubuzima bukomeje kubafata bien. Nanjye meze neza. Uyu munsi introduction ntabwo iri bube ndende kuko I'm so excited. Nakiriye umubyeyi nkunda, ukundwa n'abantu benshi muri rusange. Ibaze ko gitangira chaîne umuntu wa mbere bambwiye ngo nzatumira ni Tijari. Ko watsinze. Urumva nabanje kubanza kwihugiraho, sinajya mu byo gutumira abatumirwa, ariko abantu benshi bansabye ko nzakuzana, ngira ngo nuko banavugaga wenda ndi umuyisilamu nawe ni umuyisilamukazi, bakumva n'ibitekerezo byanyu ni byiza cyane. Ngewe vraiment personnellement ndabikunda, kuva kera ni umustar komeye, umustar, umubyeyi wa benshi wagiye uca henshi hatandukanye. Bahaye ikaze bwa mbere kuri All Love Sauda. Murakoze cyane. All Love Sauda. Nakunze izina nkibona izina kono ryitwa navuze wabo. Harimo difference urumva yandi mazina yose twita amacano yacu. Yego. Kuyita izina ryawe na All Love. Twebwe twizerera mu rukundo, ibintu byose ni urukundo, kandi namwe nabonye urukundo ni rwo rwa mbere, niyo dini y'ukuri ubundi. Ni ukuri. Tugera ku kintu cy'idini, wowe idini urifata gute? Yego uri umuyisilamukazi ariko ufite n'inshuti z'abandi batari abayisilamu, idini urifata gute kuri wowe? Idini ni umuyoboro wo kuguha uburyo bwo kubaho ku isi. Ushobora kuvukira mu idini runaka, akaba ari ryo wumva ko wavukiyemo, aryo basanze nk'ababyeyi bawe, aryo basanzemo famiye, ukumva ko ari ryo ugomba kugenderaho, kandi nako biba biri ngombwa. Gusa habaho no kwiga, ukamenya ubumenyi. Ibyo twiga, hariho abantu batemera amadini, ariko ngiye nemerera mu idini, nemera no mu gusenga, kuko idini nayita nk'umuyoboro. Nahita umuyoboro wo kukugira uwo uriwe. Ushobora kuba ufite byose, ariko byanze bikunze tugomba kwemera ko Imana ibaho. Keretse udukurikiye ufite ukundi yemera, ariko nkanjye mu myemerere yanjye nemera ko Imana ibaho. Kuntu wenda mbana n'abandi batari abayisilamu, nakubwiye ko urukundo niyo dini y'ukuri. Bivuga ngo rero ntago wajya kwanga kubana n'umuntu ngo nuko mudahuje ukwemera cyangwa mudahuje idini cyangwa mudahuje imyemerere, kuko nanjye mbivuga icyo gihe akenshi biba ari ubujiji, kuko ari n'ababigendera hakumva ntiyabana n'uyu muntu kuko badahuje ukwemera. Bose baremwe n'Imana. None se umwana wawe w'umuhungu akuzaniye fiance utari umuyisilamu, utari umuyisilamukazi, dore ufite n'abahungu bakuru bamaze gukura, akakuzanira fiance utari umuyisilamukazi, wamwakira? Nakira umukazana cyangwa nakira umwana? Umukazana. Wamwemerera bakabana? As long as bakundanye, ariko nasaba Imana ko yazampa umuyisilamukazi. Ngewe nicyo nsaba Imana, ariko umwana yakunze nyine ntago ushobora kumubangamira. Ko ushobora guse kugira ibyago bikomeye cyangwa ishyano akakuzanira uwo bahuje igitsina. Urumva rero icyo gihe uranamwakira, ahubwo ukaba umuyoboro wo kumwigisha no kumwereka inzira nyakuri y'uko we wemera, ukamwakira. Noneho wazagira amahirwe Imana nayo ikamuyobora nyine ikamushyira muri kwa kwizera wowe wizeramo, kuko nawe ashobora kuba yizera ibyo abona ko ari byo bizima, nawe ubona ko ari byo bizima, ariko ntabwo ngiye n'umuryango wanjye, wenda umwana wanjye we aretse ubuyisilamu akabuvamo akajya mu bindi, nibwo
nabona icyo nkora ariko nacyo ntazi cyangwa se uko nakwitwara nk'umubyeyi ariko azanye umukazana rwose utari umuyisilamu njyewe ubwanjye mfite uko nabigenza kugira ngo ayoboke urukundo namuha no kumwereka inzira y'ukuri ndabizi yaba umuyisilamu. noneho ikintu nashaka kuko tuganira kuri uyu munsi ni sije ngira ngo yabaye delika muri iyi minsi ni ikintu ku rugo nabonye comment wateye kuri ntuze ya MIE Empire kuri wa mumama bashatse kugonga. Ndavuga rero hari abantu benshi babyumva mu buryo butandukanye. Ndavuga nshobora kukuzana ukatubwira uko ubyumva kuko mu by'ukuri iriya comment irimo ubwenge bwinshi kandi irimo ngira ngo n'umujinya ku rundi ruhande biriya bintu biteye umujinya biteye n'ubwoba cyane. Biteye n'ubwoba ikintu ariko giteye umujinya cya mbere nuko tugifite sosiyete nyarwanda cyangwa abanyarwandakazi bakizerera ko ubuzima ari umugabo. Umugabo Imana yaramuduhaye ntabwo ari mubi ntabwo tubyanze ariko cyangwa se ko ubuzima bwawe bushingiye kuba ari urugo. Kugira urugo ni byiza miliyari ku ijana, kugira umugabo ni byiza mu gihe umubonye miliyari ku ijana, ariko kugira urugo rubi rugeraho ushaka kukwica, kugira umugabo mubi agera aho ashaka kukwica, sinzi niba ari byo bakagombye guha priority. Priority ya mbere ni ubuzima bwawe. Priority ya mbere ni amahoro yawe. Priority ya mbere ni ukunezerwa kwawe. Kuko barakubwira ngo ufite urugo rubi rutwa na gereza. N'urugo rwiza ruta paradizo. Ibyo byose urokaruka cyose ugomba kubaho umeze nk'uri muri gereza kandi umuntu mwarahuye mukuze. None se icyo gihe hariho umubyeyi tukubwira ati ngewe ndi hano ku bw'abana banjye. Cyane numvishe n'ira story nimba ari byo ko uriya mugore yamubabariye kubera bashatse kumusohora mu nzu. Akareba gusohoka n'abana abona ni ibintu bigoye. Reka tujye kuri iyo icyo kintu cyo kuvuga ngo ndi hano kubera abana banjye. Abana icyo gihe uri kubaha iki mu gihe mubanye kuriya? Abana uri kububakamo iki mu gihe abona ko papa yashatse kugonga mama kumwica? Abana uri kubaha iki? Kubaha ishusho. Ntabwo byaruta yuko abana babarera wenyine ukabaha uburere n'urukundo ruhambaye. Kuko hano hanze hari abana barezwe n'umubyeyi umwe single parent. Bafite umutima mwiza, babayeho neza, bafite uburere kurusha abana babaho barerwa n'ababyeyi babiri barara barwana. Abana bafite depression, abana bafite stress, abana bafite agahinda gakabije, abana ntibaganira n'abandi, abana barakora reaction mbi mu mashuri barwana n'abandi babatema. Hari umwana w'umuturanyi mu minsi ishize ababyeyi be barashwanye, bamaze kugenda afata urwembe akajya yikeba ari umwana muto. Urumva rero kubera umujinya, urumva ko ibyo bintu bimubayemo imyaka myinshi kandi ni umwana muto azakura amezi atese. Bivuga ngo ikintu ushaka kukubwira hano kuvuga ngo ngiye kubaho muri buriya buzima bwo kuvuga umugabo nashaka azanyice nashaka azangonge kugira ngo mpabe kubera abana banjye. I swear uri kubica wowe utabizi, uri kwica umutima wabo, uri kubatera depression utabizi. Abana barakura batazashaka gushaka, abana barakura bazavuga bati abagore ni abagome, abagabo ni abagome. Kandi ushobora kuba wenyine ukambwira uti mama we n'umwana mwiza ikitaragenze neza ni iki n'iki n'iki. Uzi ko hari abantu bafite na single parent nziza batabana kurusha abana mu nzu. Yego. Bafatanyije kurera umwana babyaranye batabana kurusha ababana mu nzu. Hariho ababyeyi hano hanze babana bombi mu nzu mu rugo bakereka abaturanyi ko baseka mu rugo rushya. Umwana abayeho nabi bigera ninjoro ati agatangira gusenga ngo Imana ifashe papa ntakubite mama, cyangwa akaba ariyo story atanga ku ishuri ngo mama baraye bamuhondagura, cyangwa papa yatashye yasinze uwo mwana uri kumwubakamo ikiza. Ariko hari ababyeyi batabana bafite kurera umwana wabo neza kandi bakamuha uburere bwiza ababyeyi batari kumwe. Ibyo bintu nabihamya miliyari ku ijana. Bivuga ngo rero kwizirika ku rupfu ngo uri kupfira abana bawe ahubwo uri kubica wowe utabizi. Kuko umwana rega ntabwo ari ikibiribiri tureba hanze. Umwana n'umutima, umwana n'umuntu, umwana n'ubwenge, umwana n'ubwonko. Umutima w'umwana uri kuwugira uteze, ubwonko bw'umwana uri kubugaburira ikizi, umubiri w'umwana uri kuwuha ikizi. Aho subu ntago bisaba ko umugore byibuze nawe hari ubundi bushobozi aba yifitemo tuvuge kuko gusohoka mu nzu ntago wizera ko uwo mugabo azagufasha n'urugero ukavuga ningenda se cyangwa nanansiga muri iyi nzu abana nzabatungisha. Aramutse apfuye se Munyezi Mungu amuhamagaye wabahute. Muramutse se mugize inkangu yanze igakongoka cyangwa igashya wabahute se. Izo ngira ngo n'izindi mbaraga nazo. No nguhaye urugero rufatika. Aramutse apfuye wabahute cyangwa uratigeze ubwo uko wazakwica ukamusigira abana.
ngiye sinjya nemeranya n'umuntu umbwira ngo nzaba mu rugo rubi nk'ubitwe banyice kubera impamvu. Nta mpamvu n'imwe ihari nayo. Nayo nubwo waba uri imfubyi, nubwo waba udafite aho ujya, nubwo waba udafite hepfo na ruguru, wa mugabo apfuye wahabona. Mu gihe wa mugabo apfuye wahabona. Urukundo ntabwo rwagumisha umuntu mu rugo. Urukundo rwakugumisha mu rugo nawe agukunda, ariko umuntu ushaka kukugonga ntabwo bagukunda. Umuntu ukubwira rimwe kabiri gatatu ngo kandi wa mugore we nzakwica ntabwo bagukunda, aba yaguhaze, aba akeneye ko umuvira aho gakomera ubuzima bwe. Bivuga ngo nawe muvira hakomeza ubuzima bwe. Bivuga ngo akenshi kandi abagore twicwa cyangwa abagore dukubitwa, abagore duhura n'ibibazo nabo tuba twiziritse. Niyo umuntu akubwiye rimwe kabiri gatatu singushaka iwanjye, hari abagore babwirwa ayo magambo ariko akahaguma, kavuga ati satani azagera aho ngaho mushiremo ndamusengera, ariko none igihe satani azaza ari simusiga kwica. Kandi ibintu ndi kuvuga ngira ngo kenshi bakunda kuvuga ngo ABCD bagashyiraho commentaire nyinshi nkuko bavuze ngo commentaire yari ikakaye kuko nzi ko benshi bajya bakunda kunyataka ku ma YouTube channel bavuga bati uyu nguyu kuki adakunda ingo. Je nkunda urugo cyane ko ndurimo. Kandi ntago ndi mu rugo rwa mbere. Nkunda urugo pe ndanarwubaha ndabona agaciro. Ariko nongere mbivugire kuyica nongezeho bwa mbere ntabwo nzaba mu rugo ndira. No. Nose niko ko urugo mbamo rutagira ibibazo. Rufite ibibazo. Nta rugo ruri perfect. Nta rugo ruri perfect. Umugabo dushobora gushwana akajya ukazi tutavuganye neza. Tukaba twapa igikombe, tukaba twapa isahani, tukaba twapa essence y'imodoka. Tukaba twapa wenda ko yatinze gutaha cyangwa yatinze gutaha. Uri kunyumva neza? Ariko umugabo ugeze akubwira ati naraguhaze ubundi we nawanyugira utuntu dusanzwe mwapfa. Ariko igihe umugabo akubwiye rimwe kabiri gatatu ngo kandi nzakwica, akanabigerageza ntabigereho, akabigerageza Imana ikabikikurinze, uracyari muri rwa rugo rwiza cyangwa uracyari muri rwa rukundo? Urukundo ni iki? Uranze ukamenya ngo urukundo ni iki? Ikintu cya mbere kigize urukundo ni impuhwe. Umuntu atakugirira impuhwe ntabwo azaba gukunda. Umuntu uzakugirira impuhwe ntazakenera kukubabaza. None se tike ubu tubwiye ko atari urugo rwa mbere urimo, nko gukure wakuriye mu muryango w'Abayisilamu? Nakuriye mu muryango wa Kisilamu wabanye kuva nabaho navuga kugeza papa wanjye yitabye Imana ndi mukuru. Sinigeze mwumva n'umunsi n'umwe ashawutinga mu rugo wacu ngo ari gushawutingira mama ngo mama yashawutinze, kandi si ukuvuga ko bitabayeho, byabagaho ariko babihisha abana, babigihezaga mu cyumba cyabo. Ubu ngubu umuntu arikuze nibwo agenda yabona ngo ariko wenda wa munsi bigenda gutya. Buriya yasohokaga gutya barakaranyije, niyo mpamvu kuko twe twavukiye Nyamirambo naho twakuriye naho papa wanjye yavukaga, naho habaga umuryango we. Hari n'igihe badufataga mu gitondo ukajya kwirirwa kwa muzehe kubera ko ibintu bitameze neza mu rugo. Yari inzapfa muri 2000 ntarumva n'umunsi n'umwe abwiye mama ngo none se urumva gukurira muri uwo muryango akenshi batubwira ko ngo uko mama wawe yubatse nawe niko wubaka ukabigendera. None Abayisilamu bafite kuntu ngo bazi kwihambira, njya byumva no kuri commentaires z'abandi bavuga ngo ushatse umuyisilamu kazi ngo ubutomboye ngo ntabwo bapfa gusenya ngo babaremeye ibintu byose. Abantu benshi bavuga ko abakristo batinya gusenya nako Abayisilamu basenya benshi. Yibwo njye benshi bambwira ko Abayisilamu ngo baba barabyemeye. Doruriya namereza hano telefone yanjye. Nabwiye ngo ndakora mfite telefone kuko nizo ncuruza. Niba duhe telefone tubanze tunarebe tuzajya no kugura telefone kwa Tike. Turi muri campaign twa sirimuka. Umuntu wese utari w'umunyakigali agomba gusirimuka nyine. Dusirimukane telefone. Yes, nawe ubwawe ufite telefone y'igisimu. Iyi ngiyi ni iPhone 15 Pro Max. Zageze mu Rwanda ndazifite nijye zifite genyene cyamaye usagize umuntu umugabo ntaga kubyumva amagakado umugabo wa Sauda muhe kado ni muri Kigali Phones Kate. Umugore akora ibintu byiza, araha abanyarwanda kazi ibintu byiza n'abanyarwanda, bivuga ngo rero 15 Pro Max rero ni yanjye, ni impano umuhungu wanjye anzaniye. Ni boss wanjye akabona umwana wanjye, byose birafatanyije. Boss uragiye twikomereza ikiganiro. Abashaka se telefone baraduhamagara kuri izi nimero, turaza no kubaha izindi, banadufollowinga byose. Abashaka 15 Pro Max 15 Pro Max twazigezeho neza ko zitaragera mu Rwanda. Wenda zifite. Twikomereza ubwo turabakanira. Abandi bakunda kuvuga ko ahubwo wenda ni imyumvire itandukanye ariko nta dini ryubaka.
abenshi baba bagendera ko ngo abasilamu kuko bashaka abagore benshi babyemera bakavuga abagore babo barabyakiriye barihangana ariko n'ubundi muri commentaire nyinshi babwira ko abasilamu abakristu cyangwa se abatari abasilamu ntago bakunda gushaka kenshi urumva rero nkanjye ahubwo bashaka kuvuga ati tijya yakoze ikintu kitari cyo yakoze sakirirego ugasanga bo bariziritse ariko abo ngabo bavuga ngo ntago bashaka kenshi bakora ubusambanyi icyo ni icyambere ese n'ikimana yemera kurusha kugira urumva nanone abo ngabo bavuga ngo nzarwizirikamo niko itegeko wenda ribivuga n'iki hari igihe arwizirikamo agahaga za nkoni ese abantu bahora barwana buriya bahuzanya ku nkeke bagira umwanya wo gukora ibyabatumye babana by'urukundo niba umwanya batawubona iyo umaze kurwana umwe akajya ku kazi n'agasigara mu rugo hari igihe ashaka uwo babikorana uri bumusekere bivuga ngo ingo nyinshi cyane ziri hano hanze zubakiye ku kintu cyitwa ngo ndihanganye ariko abenshi n'abasambanyi abenshi bazisambaniramo abenshi arihangana ku bw'ishusho akavuga atazataha nkubite ntangaburire ntambwira amagambo meza kuba afite stati yuko nfite urugo ariko mfite agatipe kambwira amagambo meza hanze umugabo wanjye nta gisafari kazansohokana nawe mugabo akava hariya ati kiriya kigore ntabwo cyampaye kubera ko twarwanye mfite agakobwa keza kari bukore bino bakongera bakagaruka mu rugo bazazanira n'iki se finally sisida bivuga ngo ngewe ibitekerezo byanjye cyangwa se imyumvire yanjye nka tijara ni ukuba mu rugo ruseka ntafite icyaha kuri Nyagasani nkaba mu rugo rwiza ruseka ntazasambanira ku mugabo wanjye nkaba mu rugo rwiza ruseka ntazasambana afite urugo kandi abenshi bari buntera amabuye hano I swear niko zimeze yes kandi bafite n'inshuti zabo zibahishirira iyo mikoshi babazana mu rugo none siko bahisemo kubaho se niko bahisemo kubaho kuko hari n'ubikubwira aho ati nakazi ke nashaka ambwire nabi nsigaye mfite umuntu umbwira neza wenda ugasanga n'umugore umugabo afite amafaranga cyangwa se rwa rugo rufite amafaranga wa mugore akemera akajya kwishyura abapfubuzi bari hano hanze agasambana kandi ari mu cyaha kiri kurakaza Imana do please kurusha kuruvamo birakaza Imana kurusha gusambana ufite urugo kandi wakaruvuyemo ukishakira uwo nguwo wakunze wanaruvamo ukabaho neza ntunashake ukabireka ariko ukaba uzi ngo ntago ndi gukora ibi no kugira gutya bivuga ngo rero nta mpamvu n'imwe njya nkunda guha abantu bamurikiye yuko umuntu yakwihanganira urugo rubi nta mpamvu n'imwe ibaho yo kubaho nabi kuko ikintu cya mbere ugomba gukora no kwikunda iyo utikunze rero ibyishimo byawe ubishyira amaboko y'undi muntu nta muntu rero ugomba kuyobora amarangamutima yawe nawe ese ni ze red flags cyangwa ni ibihe bintu simusiga utagomba kwignoringa muri mariage utagomba kurenza ingohe ubibonye buri wese ngewe cyangwa abandi kuko buri wese agira ibyo yihanganira kuko nabo muganira buri wese agira ibyo yihanganira mu rugo kuko ingo ntago zisa hari umugore ukubwira uti ngenzi yihanganira ko umugabo wanjye nkubita apfa kuba ngaburira apfa kuba yaranyubakiye apfa kuba yaranguriye imodoka apfa kuba nyambika bazi nashaka ajya mpondagura abo bagore barahari hari umugore ukubwira ati nashaka ajya gusambana ntazajya ataha ati nta mugabo udasambana ajya asambana atahe hari undi ukubwira uti njye mpfa kuba ndi mu rugo mfite stati nzaba ndongora nitunge abitwa umugabo njye nzajya mpaha nishyura inzu nkore byose izo ngo zirahari bivuga ngo ntabwo wamenya umugore ashaka icyo akunda icyo ahubwo buri wese aba afite icyo yihanganiye mu rugo rwe hari uvuga ati njye sinakwihanganira umugabo usambana hari uvuga ati njye sinakwihanganira umugabo udahaha hari uvuga ngo njye sinakwihanganira umugabo nkubita ariko hari uwihanganira umugabo umukubita bivuga ngo rero ingo buri wese arwihanganira bitewe n'ucyo umutima we wamutegetse kwihanganira ariko hari za zindi nyine uvuga ngo izi ni simusiga nta simusiga ku muntu nyabwo uvuga ngo wowe tijara simusiga zawe ni izawe kugira ngo simusiga zanjye zishobora kuba atari zo za Saudi okay simusiga zanjye nta mugabo n'umwe uzankubita nta n'urankubita nankubita azankubita rimwe kuko nzaba ntiteguye ahubwo kabiri ntazambona iyo ngicyo ni nuza yanjye kuko no kunkozaho ese niyo yagukubita urushyenda parax nta nubwo bibaho nta nubwo bizabaho parax se gute kwa kundi ngo muri gutonga nashidutse rwagukoze umva muzehe rusubize inyuma kuko nicyo kintu kizantanya nawe sinize nkubitwa kuva nabaho sinzanakubitwa ariko gukubitwa nakubitwa ntabwo navuga ngo ntabwo nakubitwa kandi nanone kuba mfite wenda umugabo udafite akaboko gakubita naryo ni inema z'Imana ntabwo ari njye wabyihaye gusa ikintu ntatorera mu rugo kuko uyu muhaye uburenganzira akakubita uyu munsi akagusaba imbabazi ejo arongera akagusaba izindi ejo akagukuramo ijisho noneho yamaze kubikora gatatu nawe uramenya akavuga ati naza arankubita bishiri noneho ntuzamuha umwanya w'uko arankubita nzanira indabo anzanira indabo
urumva icyo ngicyo nicyo wenda navuga gihambaye cyane gikomeye kuko gukubise yanakwica yego ibindi byo hari n'izindi no gusambana ntabwo mbishyigikira bavuga nta mugabo utabikora niba bikora simbizi ahari ahagenda ariko njyewe mbimenye niryo kosa rya mbere iyo ni motifu mu by'ukuri ntabwo ari motifu ko bavuga ngo nta mugabo uhazwa n'umugore umwe ngo umugabo ugenda gutya na gutya na gutya mu myaka dufite ni akazi ke ariko ni ibintu atagomba atanategetswe atanemerewe kunyereka nta nubwo yemerewe kwemera ko mususpectinga nta suspecting nshaka yiyaranje na suspect ntibeho genda akora ibyo akora ariko na suspect ntibeho umugabo utari responsable ugomba kumenya kugira ngo witwe umugabo bisaba iki ba responsable niwe ugomba kuba umugabo ubona ababyeyi bafata gute abagore basenye hariho umugore mu minsi ishize twari turi kuganira yarasenye aho kugira ngo mama we amusapotinge ahubwo birangira abaye umwanzi we completely ubu nta biterwa wenda n'imyumvire y'ababyeyi nanone biterwa n'igituma uwo mwana arimo arasenya kuko nanjye habaho umwana ushaka gusenya mu mafuti ari ubyikuru yes nanjye aramutse ashatse gusenya mu mafuti ntabwo namushyigikira kuko habaho umuntu ushaka gusenya mu mafuti ukabona kabisa nubwo mwakwicara mu manza ugasanga ko umukobwa ni umunyamafuti si abagore bari hano hanze bari mu ngo basigaye barabaye abasambanyi pe se biterwa n'iki niba ari isi iri kutuganisha simbizi bivuga ngo ntabwo umugore agitinya kuba yagira umuntu kandi afite urugo icyo gihe rero ni ibintu biteye iseseme n'umugabo byanamutera n'iseseme bivuga ngo rero akenshi usanga hari igihe bimera gutyo nyine ugasanga umugabo hari ingeso ananiwe kwihanganira wenda yagerageza no kuzoroshya n'icyo ugasanga umugore akomeje kuba inshege aho kugira ngo ashake igisubizo ashaka gusenya icyo gihe ntabwo umubyeyi yamuha sapoti ariko nanone igihe umubyeyi azashyigikira umukwe uri gukubita utaha bazakuzanira akarambo kandi uzarira kurushaho kuko izo kesi zirahari igihe umubyeyi abwira ati ihangane nanjye siko yarankubitaga ihangane nanjye narakubitwaga ariko hari igihe bihura n'uko icyo gihe Munyezi Mungu yohereje Jibril yego hari igihe bihura mutawaroho uwo munsi akaba ari bwaje uwo munsi yagukozaho n'urushyi ugahita upfa bivuga ngo rero ikintu cyo gukubitwa mujye mukirinda kuko hari igihe havamo ko Imana yagennye uwo munsi Imana ishobora kugena yuko urwara umutwe mwinshi cyangwa igifu cyangwa iki burya za ndwara ni impamvu kuko urupfu rwo ruri ariko ni impamvu bazana ikintu cyitwa sababu ishobora kuvuga ngo Imana ishobora gushyira umunsi wawe wo kutagomba kuwurenga impamvu ikayishyira mu kaboko ka Tijara Jya gutanga urugero rwiza rw'umukobwa witwa Lulu wo muri Tanzania yari afite imyaka 16 yari muto cyane Lulu yakoze kuri Kanumba nta nubwo yamusunitse yamukozeho Kanumba arapfa kumukoraho gusa nta cyuma yamuteye nta ngumi yamukubise nta rushyi yamukubise barashwanye aramwiyaka amwiyatsa aranyerera ntiyakubise umutwe ku gikuta ntawe uzi ikintu cyamwishe yarabihaniwe yaranafunzwe umwana w'imyaka 16 arafungwa avuye ejo bundi bivuga ngo ni icyasha deja yiyambitse nagira ngo nguhe urugero rw'uko nawe umugore ushobora kwica umuntu rero mushobora no kujya mu cyumba murwana wamureba gutya agahita apfa noneho abari hanze akavuga ngo barwanaga bari gutongana bivuga ngo rero mu gihe mu rugo rurimo ikintu cyitwa kurwana byirinde ushobora kujya muvugana rimwe kabiri gatatu ariko hajemo ingumi urushyi imigeri icyuma inkoni amasahani ibirahuri birekana n'ibyo bintu bivuga ngo rero umubyeyi ntago namuveba kuko hari igihe umwana aba ashaka gusenya ari mu mafuti ariko none igihe aba ari mukuri nawe akamusunikiraho kugira ngo adaseba nk'umubyeyi finally bamuzanira umurambo akajya gushyingura kandi akaribwarira kurushaho ese tuvugenda ko bitageze no kuri iyo level yo gupfa cyangwa iki byonyine nayo marangamutima iyo ubamo mu rugo rutishimye nta zindi ngaruka ashobora kukugiraho nyinshi cyane tuzivuga buri munsi ariko abanyarwandakazi ntabwo zibareba umunyarwandakazi yazirongaza ari mu rugo nubwo rwaba ari urwa shitani apfa kuba yitwa ngo ni umugore wa kanaka ibyo biramuhagije abanyarwandakazi dukunda ingo zacu dukunda twitwa mukana kanaka aribyo uri gusanga abakobwa bari kurongorwa n'abantu utamenye agapfa kwemera tu usanga umuntu rwose umuntu azavamo umugabo kandi ukabimwereka wowe yanga icyangombwa nuko nyambika ikanzu y'umweru reka nta wanze urugo ariko icyo urubereyemo icyo urusangamo icyo uzarusaruramo nicyo cyitwa urugo
urugo rwiza ruruta paradizo, urugo rubi rutwa na gereza. Kuvuga ngo rero ikintu cya mbere ugomba kubaka mu gihe ugiye kurushinga ni uguharanira kugira urugo rwiza, not mariage nziza. Yego. Watubwiye ko uri mu rugo rwa kabiri kandi ngira ngo birazwi. Ese kongera kwizera, imbaraga zo kongera kwizera nyuma y'uko ibya mbere byanze ziva? Ngewe story yanjye iratandukanye, abandi sinzi aho bazikura, ariko story yanjye iratandukanye. Ntabwo nashakishije kuri nasubiyeho nari naho. Icyo ngicyo icyizere cyari kigihari. Ako kantu icyizere wari ukigifite kuri wa wundi se wenda tuvuge utari bunasubire aho handi ariko biranze. Okay. Urukundo rega ntabwo rugarukira ku muntu umwe. Urukundo nta nubwo urukundo navuga ngo hari n'ubikora kubera impamvu ubikoze ikaba yaba ikintu wenda nkunda gusaba umuntu ugiye gushaka bwa kabiri ntakazajye ahubuka, kuko hari igihe ushobora kubikora bitewe na depression. Kavuga uti kuri ko mvuye mu rugo rwa mbere reka mbabaze uyu abone ko nagiye mu rugo rwa kabiri nihimure, ugasanga benshi niko babigenje, bageramo nabwo ntibanezerwe, agatinya kuvayo ngo n'utwa kabiri urananiye. Bivuga ngo ikintu cya mbere ugomba kubanza kureba n'amarangamutima yawe arakuganisha he. Erega urugo nako urukundo washyira mu rugo ntabwo ari ibintu byo kuvuga gusa ngo wenda ngo amour scolaire ngo love story iki no nta mpamvu ya love story. Ushobora kujya muri rugo rwa mbere bikanga, ariko hakaza umuntu ukuvura ibikomere kandi akakuvura ibikomere 100% ko agukunda ashaka no gushyira mu rugo. Kugira ngo icyo gihe wilimise uba uri kwitesha umutwe, kuko ntabwo wa muntu mutandukanye yajyanye umutima wawe, kandi mushobora gutandukana wagahita ashaka nyine ubuzima bugakomeza. Kuko ise ugomba kuvuga uti ntabwo nakora ibi, ntabwo nasubira muri ibi. Njyewe ubu birarangiye rwose sinzongera gushaka, biranze. No, biterwa n'icyo wahuriyewe nacyo, biterwa n'uko uzi n'uko, biterwa n'uko umutima wawe wakira. Kutongera gushaka njyewe rwose kongera kwizera igitsina gabo cyangwa igitsina gore ubu ngubu finitermine. Biterwa n'uko wavuyeyo nyine, biterwa n'icyo watinye. Ntawe utinya ishyamba atinya icyo bahuriyeyo. None se ubwo barubwire kongera gusubira ku muntu wenda mwari mwaratandukanye, yari urukundo rwawe rwo mu bwana nk'uko nabyumvishe muri story, love story yanyu iratangaje cyane. Se mwazayiduhaye? Tuzayibaha humura. Muzayidusagize. Nyine izo mbaraga urukundo rwari rugihari na mbere? No, yashyizemo imbaraga nyinshi. Burya urukundo ruratangaje. Urukundo ruratangaje cyane, rutandukanwa ikintu cyatumye muva muri bya bintu byitwa gukundana cyangwa kugira gute bishobora kuba impamvu yo kugarukamo cyangwa kudasubirana nawe. Umuntu mushobora gutandukana mudapfuye, atagukubise, ataraguciye inyuma, ataraguhemukiye, atarakubabaje nicyo nakwita. Niko rero njye byanjye bya byaragenze. Twize dushwana, nigeze mbabaza, nigeze nkubita, nigeze nkuri iryinyo, nigeze mbanamo ijisho, ahubwo nicyo ryari igeno. Yanyuze iburyo nyuri ibumoso, kandi twari tukiri bato cyane. Nafite imyaka nka 20, wafite 20 wenda 4 cyangwa 5. Urumva kongera guhura dufite 40 nawe afite 40 afite icyo yarazanye, kandi nawe afite icyo yari yize, nanjye afite icyo nari nize. Naho ubundi kuvuga ngo gusubira biterwa n'icyo waba warabonye hahandi. Yaza ko ari umuntu wenda ufite inkoni urwana ukubita, ntabwo mba naravuze nongere kujya gukubitwa, ahubwo wenda kuri jewe abandi simbizi. Ntabwo twagize tuvuga ngo dupfuye iki niki. Yavuye mu buzima bwanjye for God, nanjye mbamo inzira yanyuzemo Imana yamuyoboyemo, nanjye nyuri, ariko finally dusanga destiny yacu ari uko kuba twasazana. Biraryoshye. Ikibazo cya nyuma ni iki sosiyete ikwiye kwiga muri ibi bintu bya buri munsi birirwa babivuga? Abagore muhaguruke, mureke gutorera nyine izo menace zo mu rugo, mureke gutorera abantu babagira nabi. Ariko ntabwo bitubuza kubona impfu zo mu rugo inshuro nyinshi. Buri munsi kumva ngo kana kayisha umugore, kana kayisha umugabo. Hari inkuru imaze iminsi iri gusirikira amenya ahubwo byaranabaye ejo cyangwa musibe ejo. Umudamu nawe yagiranye ikibazo n'umugabo we, aranishinganisha ngo kuri RIB, arishinganisha ku bitangazamakuru, barebye BTN baza kubibona, yishinganisha ahantu hatandukanye. Ariko nyuma y'iminsi 3 yishinganishije bamusanze ahantu mu gashyamba yatemaguwe, yanapfuye. Bivuga ngo rero ibyo ngibyo byose birahari, byanze bikunze urumva RIB iri gususpectinga umuntu yishinganishijeho. Icyo ni icyambere, kandi yishwe urupfu rugaragara nyine ko yishwe, ntago ari urupfu bakeka ngo byagenze bite, yahanutse mu modoka cyangwa yakoze accident cyangwa yaguye he. Bivuga ngo rero byose birahari. Ahubwo ikintu gihari cyambere, nkunda kubwira abagore, igitsina gore, abana b'abakobwa, abana bakiri bato, cyane cyane umukobwa, mu by'ukuri naharanire kwigira, naharanire ko yabona igihumbi yagikoreye.
kuko abenshi bizirika kuri izo ngo baba barimo barareba cyane ku mitungo avuga ati cyangwa se yarasanze umuntu kubera ibyo atunze ariko mu gihe uzaba warigize uvuga uti njye nacuruza n'amakara ariko nkabaho, nacuruza n'inyanya z'ijana ariko nkabaho, najya Nyabugogo saa 11 ngatoranya udupira 3 twa caguwa nkatuzana muri shike nkadutangaho amafaranga bakampaho 3 mwunguka w'igihumbi. Si urugero rwo bivuga ngo bagire commitment guhera mu bwana mu myaka yabo mike yo guharanira kwigira. Ndabizi ko hari abakora bikanga, ndabizi ko hari abagerageza bikanga, ndabizi ko hari abadafite aho bakura, ndabizi ko ariko burya kubaho nabi si iryo herezo ry'ubuzima, finally birakunda. Iyo ufite gutekereza ngo nshobora kuva kuri uyu muntu umenasa, nshobora kuva muri iri hohoterwa nkabaho, icyo kintu ukagitekerezaho uragenda ukabaho. Ariko iyo ufite imitekerereze ivuga uti mvuye hano nabaho nte, ko ubwonko bwawe buguma muri aho mvuye hano nabaho nte, buba burira imiti. Burya ngiye ukuntu nte n'akazi ko mu rugo nagenda nkagakora, ariko umuntu ntanyanyasa uko yiboneye. Niko biteye, naza kwa Sauda ngakoropa kampa 2 nkajya kugaburira abana. Naba kwa Sauda nkakubazana nawe ndi mugore ushaka ko mutekera. Utwo tuntu no gutekereza n'utuntu tworoheje dukeya, kuko byanze bikunze twese aho turi mu makartier cyangwa abantu tuzi dufite ababyeyi baza kutumesera ntabahari se baza gukorera amasuku. Hari n'umuntu utekereza ko gute ejo mfite abashyitsi reka amagare kana kaza mfashe guteka. Ibyo byose ni ibintu ariko hari abantu batabikora. Icyambere ntabwo umugore kugira ngo agere ku ntego y'ubuzima ari uko ahera ku kuba afite etage cyangwa Benz cyangwa business ikomeye. No. Umugore ahera ku makara, ku bishyimbo bya mituyu, kuguhekera umwana. Mbwira Sauda nta mwanya ufite mu mwana wanjye kumukingiza ndamugarura 1,000. Izo ni ingero nyinshi zitandukanye umuntu yakora, ariko njyewe kanaka abone nkora iki, njyewe kanaka azumve ko byagenze gutya. Icyo kintu cyonyine gituma abagore twizirika kubwo kuko tuba tuzi ngo uriya muntu twashakanye income ye niyi, yubatse inzu ninyizirika hazayisigaramo wenyine, reka mwizirikeho tubabaze baduhe gatanya tugabane. Muri cya gihe gatanya bategereresha cy'imyaka 2 niho harimo haravamo za mfu. Akenshi usanga abakobwa bacu bo mu Rwanda bumva ko ubuzima bwabo nyine buzashingira ku mugabo, uzashaka umugabo mwiza cyane. Nicyo kintu nyine kiri aho ngaho kiri hano hanze aricyaka nabikubwira. None se urashaka kubona umukobwa w'imyaka 16 cyangwa n'8 da arangije secondaire nibwo agisoka senior 6 atangiye umwaka wa mbere wa university after 15 Pro Max aje muri Kigali phone kete tumuhaye telefone. Uwo mwaka ko amafaranga yakuye vuga ngo ari gusoka hano hanze avuga ati hanze nta mirimo ihari, hari ibigabo, ndi mwiza mfite ikimero. Urumva rero niba uzakura muri ubwo buryo umugabo akakujyana mu rugo yaraguhaye ibyo byose azagukoresha icyo ashaka, azakwica, azakubwira amagambo mabi, azagutuka kuko ntacyo uzi kwikorera, ntacyo. Ubwo byose rero bipfira hasi no kugutekereza imitekerereze yacu yo kumva yuko urugo nibyo byose. Ntabwo urugo ari byose, ubuzima bwawe nibyo byose, imbaraga zawe nibyo byose. Fata imbaraga zawe n'ubuzima bwawe ubishyire mu mikorere, urugo rwawe uruha umutima. Nk'umubyeyi sasa tugane kuri ntuze y'ububyeyi, urumva utubwiye ko byose bihera hasi muri abana b'abakobwa. Nawe ufite abana b'abakobwa, ufite umukobwa cyane mwiza yigaga ku ishuri rya Petit Frère, najyaga mpamubona muri primaire Little James Academy. Najyaga mpamubona umukobwa wuzi ubwenge bwinshi cyane. Mu by'ukuri ni izihe nshingano cyangwa nurere ruhare rwacu nk'ababyeyi mu kugira ngo turinde ibyo bintu mu myaka iri imbere bitazaba bikiba, tutazaba twumva abantu ngo bapfira mu, tutazaba twumva umugore ngo yirirwa arira ngo kuko umugabo we amukorera ibintu. Erega nukora nufite hakura byamubaho kuko nawe byanditseho ko bitabaho, ariko ikintu cya mbere burya ni ukwiyemeza iki kintu kigomba kumbaho cyangwa ntabwo kizambaho. Ababyeyi ikindi dufite defo dufite ababyeyi b'Abanyarwandakazi cyangwa se African parent, ntabwo tuzi guha agaciro abana twabyaye, ntabwo tuzi kubaha agaciro. Burya umwana umuha agaciro akiri muto, iyo umuha agaciro nawe arakiha. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ntabwo turamenya hari ibintu nk'Abanyarwandakazi dutinya kuganiriza abana bacu kandi bitari ngombwa. Hari ibintu ugomba kuganira n'umukobwa wanjye ubu ngubu imyaka 12 nkamubwira iki n'iki kugira ngo uzabwire wabasha kukimuganiriza cyane, kugira ngo uzabwire umwana ungana kuriya hari imyaka iri imbere 2-3 uzagira boyfriend. Umubyeyi w'Umunyarwandakazi yumva ari ikintu kigitangaza. Mutangiye kwigisha umwana ubusambanyi, ntabwo mbimubwira, nahembwiye ko afite imyaka 5.
ntabwo biba biguteye se umunsi yazanye boyfriend ntabwo biba biguteye ubwoba bw'iki se ko mbizi ko bigomba kuzabaho akava ku ishuri afite imyaka 5 mama manzi yakoze iki nkabwa manzi ninde ni boyfriend wawe ngo hoya nuko twigana gusa iyo yagize 7 hari ibyo mubwira yagize 9 hari ibyo mubwira yagize 12 hari ibyo mubwira kuko arabizi yuko byanze bikunze hari igihe byanze bikunze agomba kuzagira boyfriend ugomba kubimubwira mbere rero kugira ngo azabikubwire mbere nawe mu gihe yaje ntazatinye kugira icyo akubwira kuko nabibwirwa n'abana bigana akabibwirwa n'abaturanyi akabibwirwa n'umukozi wo mu rugo azagira ako se bino bintu kuki ntabizi azagira amatsiko yo kubimenya urumva rero ababyeyi dutinya kuganiriza abana bacu no kwinjira muri sije ziri deep hari sije ziri deep tugomba kubaganiriza ikindi wenda wari umpaye urugero rw'umukobwa wanjye namaze kumutoza yuko agomba gukora yari muri vacances hari imirimo akora nge nkamuhemba kandi ayikorera mu rugo bivuga ngo urwo ni urugero rwiza rw'ubaye kumubwira mukapatana n'amafaranga ku munsi akakubwira ngo ujye yampa buri dimanche yafata akabona ni menshi kandi yari igihe umuha nka 5 ku munsi cyangwa 1,000 ni urugero ndi kuguha bivuga ngo nabikoreye iki rero nabikoze kugira ngo mwigishe yuko agomba gukora niba aje akambwira ati mama ndashaka iki n'iki ntabwo ndi bukimuhera ubuntu ndamubwira ni genda ukora iki n'igendo iriya firigo ukuntu isa nabi nk'ubu iriya firigo irasite cyangwa usanga iriya firigo isa neza n'ibirimo byose bisa neza ni ikiraka cyawe cy'uyu munsi noneho ajya kuva muri vacances yabikunze ambwira ngo nta kandi kazi gahari agatabara ngo kandi iyo nza gukora niki ngo mba mfitaye niba wenda dimanche umuhaye nka 6 cyangwa 7 igihumbi cya buri munsi ahita avuga ati ariko buriya iyo nza gukora n'isuku icyumba cye buriya nari kuba afite 14 igihumbi cyo gukora isuku muri salon na frigo no gukora igikoni ni urumva rero ubwenko bwe nuko nguko bubara ngeje ubundi yasubiye ku ishuri mama aje de poche yakoreye yakorewe muri vacances cyane rwose twarafatanye nta mikino namuhaye Jean de Poche yakoreye ku maboko ye n'ubwenge bwe yari afite n'indi ngira ngo mwabonye ikiganiro yakoze ku Isimba afite impano yo gusoma yafunguye rero n'isomero ryo mu rugo muri vacances abana baza gusoma hari abantu baduhaye ibitabo bitandukanye ibyo ngibyo ni ibintu akora ariko iyo muhaye amafaranga ahitambwira ati ntabwo arabwira kandi nshaka kugura igitabo runaka igitabo nabonye kuri internet nshaka kugura ibaze niba atekereza ngo hari igitabo azigurira n'ubutazigurira iki ku myaka 12 urumva rero ni ikintu cyo kwigishanya ntabwo umuntu wese avuka bizi kandi impamvu wenda ababyeyi tubitinya nuko ariko twarezwe ababyeyi batatubwira batatubwira ngo uzajya mu mihango umubyeyi atakubwira ukabyimenyera ukumva ubibonye ahandi hantu umubyeyi atakubwira ngo hari nakubwira ngo nakuntu uhagaranye n'umuhungu utaragukubita ntabwo uzi icyo yakubwiraga nta nubwo azi icyo mwavuganye bivuga ngo rero hari ibintu twe tutagize amahirwe yo kubwirwa aribyo wenda byaba byaragize ingaruka z'ubuzima twabayemo cyangwa se nubwo turi gutanga ku bana bacu hari ababyeyi batabwiwe ibyo bintu nabo bimva ko atagomba kubiganiriza umwana we kugira ngo umwana agire uburere buzima cyangwa iki bamuhurizaga kwa nyirasenge ngo genda ngo senge kuganiriza iki ariko se ba nyirasenge baracyahari niba banahari se usanga imiryango myinshi ifite amatiku ngo uyu ntiyumvikana na muramukazi we none se urashyira umwana wa nyirasenge mutumvikana n'urukundo rwa kera rwahozeho nta ruhari bivuga ngo rero umubyeyi ni ugomba kuba responsible y'umwana yabyaye akamenya intambwe atera kandi ntuzatinye gucyaha umwana wawe hari ababyeyi bari hano hanze usanga umwana amaze kuba umukobwa w'inkumi ariko afite abakozi babiri mu rugo no muri vacances bakora byose atabasha kwigisha umwana we kwihanagura urukweto kurumesa akabyuka saa 5 umukozi agahita amushyira icyayi ku meza akajya koza ibyombo no ntabwo iwanjye aho ngo iwanjye ibyo ngibyo bihari ese ko ufite abahungu n'abakobwa nta mirimo nawe uri muri abandi bagira imirimo y'abahungu n'imirimo y'abakobwa oya ntabwo bibaho ahubwo bari abahungu bazi byinshi kuko aribo twabanye igihe kinini kandi ni nabo bakuru bivuga ngo uriya mukobwa yaje abahungu ari bakuru yaje tumukeneye yaje twese twumva tugiye kugira umukobwa n'aga princess bivuga ngo bari abahungu bafite byinshi bakoze kurusha umukobwa kubera ko twabanye igihe kinini cyane turi twenyine simbe navuga nti uyu munsi wenda umukozi wenda yagiye iwabo batagiye ku ishuri nta muntu ujya gushaka umwe arakoropa undi yumutse undi yoza ibyombo undi ajye guhaza duteke dufatanye no guteka dufatanye no koza ibyombo turi burireho njyewe abahungu banjye bazi guteka cyane cyane uriya mukuru azi guteka ibintu byose abagore babo bazaba barahiye agateka akanagutegura n'ameza ubwo urumva nabyo n'abahungu basaba ubundi burere kugira ngo tutazabona n'abo bagabo bari none se ugira ngo uburere n'ubw'umukobwa gusa uburere n'ubw'umuhungu ahubwo umuhungu nawe ukwiye kugira kuko uburyo uyu mugabo afite uburere akabona umukobwa wenda yakunze ariko ufite ukuntu hari igihe amuhindura kuko umukobwa yamukunze akavuga ati ndarwa kubera uriya mugabo ariko burya nta mugabo uhindurwa kubera umugore
hari igihe nyine ngiye umugore kuko aba afite confidence ko ngiye numvira umugore akahita akora agasuzuguro aca amazi ariko umukobwa hari igihe umukobwa udafite ingeso nziza wamukunda we yagukunda uri umuhungu warezwe ukamushyira ku murongo kandi mukabana ukamutoza ingeso nziza niba uri umuhungu byuka ujya gusenga n'umukobwa nawe tuvuge urugero ntanga urugero rwa Islam wowe uri umuhungu warerewe kidini urasari 5 ku munsi ukajya ku musikiti kumva amawaidha ukajya ku kazu gataha wenda urongo ushatse umukobwa w'umuyisilamu ariko utaragiye muri izo nzira utarapuratitse wenda hari n'abasilamukazi banywa inzoga unywa n'izo nzoga akenshi iyo umukobwa ameze gutyo za mbaraga z'umugabo ziramugarura hari igihe bikagusayisa ubwo akakubyuza mu gasari akagushyira ku murongo ariko burya ntabwo umugabo yagarura umugore nako ntabwo umugore yagarura umugabo bivuga ngo hari igihe n'abana b'abahungu tugomba kubaha uburere bwinshi kuko hari igihe ahora n'umukobwa bitakunze akaba umushyira ku murongo ahubwo nakagombye kuba mbona uburere bwinshi buhabwa abana b'abahungu hari ababyeyi akenshi usanga bavuga ngo cyane cyane nko ku basingle mothers nk'uko tubwiye ko hari igihe mwamaze mubana mwenyine n'abari abahungu ugasanga aravuga ngo nkuriya mukuru nenge kuvuga izina yuko ni irya papa wawe nta kibazo yakoze siko yitwa Shinani nka Shinani ugasanga uravuga nta mugabo mfite mu rugo uyu nguyu niwe ujuwa role y'abagabo ku babyeyi bari single mothers bakuze n'abahungu babo ugasanga umwana yakuze nawe yiyumva nk'umugabo hari ibyo ntakora mama hari uko yamfashe urumva ibyo ngibyo nibyo tugomba nyine kuguca kuko ni za confidence ushyira mu mwana ahubwo iyo adahari hari uburyo umwigisha ko wowe ugomba kuba papa ukaba mama ukaba byose umwana igihe cyose azahora ari umwana nagera mu rugo rwe nagera mu byo akora azabikora nka responsible kuko nutangira kumwishingano ari muto akabyimba umutwe niwe uzaba uri kumwica ni nk'uko hari n'ababyeyi basigaye baha inshingano abana b'abakobwa batazi aho bakura ugasanga uri single mother ubana n'umwana w'umukobwa ariko ari kugushyira mu buzima buri high kandi uzi ko umwana wawe adakora ukajya kubona ukuntu umwana wawe aravuga ati mama tugiye kujya mu nzu wenda tubwiye 300 hano i Kigali ni urugero ukajya kubona ukabona mama nkuzaniye iki akamushyiraho umukozi mama akicara akajya akaguru kandi umwana agahaha mande tumande umwana ukabona byose arabyubahiriza mu rugo kandi ubizi neza ariko nta kazi agira cyangwa niba nagafite karamuhemba tuvuge 200 aracuruza ahantu mu iduka ry'umuntu ariko arimo araguha ubuzima budahwanye na income yinjiza uwo mubyeyi abayibaza mwana akurahe abahabona hakura ariko agaceceka ako ntashaka kubivuga bitavaho atari oya yanabivuga ariko umwana ababona umubyeyi nyine abasapotinga ibyo akora umwana akakuzanira 15 Pro Max rwose ukayakira uzi ko adakora igura 1,100,000 akakwishyura inzu akakuzanira inzu akayokipa amafrigo ibintu byose bihenze mukaba muri urwo rugo umwana wawe uzi neza ko income ye itarenze 200 ku kwezi mukaba mu nzu ya 500 uwo mubyeyi w'umunyarwandakazi ufite umukobwa ari korera kinyarwandakazi abazi ko akurahe ikibazo gikomeye aba yaramaze rero kumugira business yego ni byinshi cyane twaganira mana yanjye kuko ari ubwa mbere twari tuganiriye niyo mpamvu twagiye tubivanga ariko ubutaha nizere ko muzaduha undi mwanya nta kibazo rwose umwanya wanyu urahari ni ukuri murakoze cyane tike twaganira ibintu byinshi byiza mbese uri inzu y'ibitabo murakoze cyane uri inzu y'ibitabo ni basirimuke ariko baze muri Kigali Fonds tubwire ka kanimero turi buze dore ngaka ni 0784 9 611 dusirimuke na Pro Max iPhone zose zirahari n'ibijyanye nayo na accessoire n'abakunda umuziki dufite na za iPod byose birahari byose okay ubwo abashaka gutanga amagift mwabyumvisha ariko umwana wawe nawe kuzanira uzi ko adakora ubwo uzamubaza aho yayikura cyane rwose gusa ubwo byavamo ariko ni hari Kigali Fonds KT oh wow Kigali Fonds KT rwose nanjye yanjye yashaje ubu nshatse nashaka icyo nibwira oyo uzaze wibwire rwose na papa wabana sinari kubibona yabyumvisha buriya kandi ifite anniversaire vuba mu mezi ari imbere azaze tuzanamugabanyiriza cyangwa abatangiye kuzana duke tube tubika nabyo birashoboka tukayikubikira ukazana make niyo ngiyo yawe yazana tugakora top up ukayihindura niyo yaba atari kangahe iyi ni 12 twabirebaho nyine tukareba uko ingana uko imeze niyo yaba yarayiguriye yes twabahindurira tugakora top up siko nari ibyo bintu bitaraza mu Rwanda oya dukora top up twebwe tureba nyine uko agaciro ka telefone yego
tukareba nyine yujuje ubuziranenge bwose tukareba iyo wifuza tukamenya ayo wongeraho Kigali Phone Skate rega ni igisubizo cy'abasirimu igisubizo cy'abasirimu iPhone murabizi ku ifoto niyo ya mbere mwakoze cyane murakoze namwe cyane ndabashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye ni ukuri n'ubutaha nizere ko turahari pe tuzongera tugasubira tukaganira kuri parenting ni ikintu mpora nifuza kuganira kuko ni ikintu kigari kinini cyane kinini kandi burya nta muhanga burya mukurera ntazagire ukubeshya ngo ngewe ngo mfite abana beza kuko nabaye umuhanga cyane burya Imana yo nihagarara niyo mpamvu kubwira ngo ufite abana ntubashyire mu maboko y'Imana mu masengesho uri gukora irere kuko ari umuhanga mu kurera abakiri bari hano hanze baba bafite abana bazima ari umwana wo mu kirarangirika w'umupasiteri akangirika w'umukene akangirika w'umusheha akangirika ukavuga se bipfirahe bivuga ngo rero ikintu cya mbere gihoraho ni siyasa ngiye mbona ari siyasa y'umubyeyi agomba mbese siyasa nkawe ibaze kukuza abana bakangana kuriya babawe ngiye mba mfite abana baracyari bato nanjye n'abahungu gusa ariko Imana izabakuze kandi izabagira abantu b'abagabo amina pe mba numva nyine kuzabona umwana uzakora ni ukubagira inshuti zawe cyane cyane ikintu cya mbere gikora cyane kurusha kubaha amafaranga kurusha kuba umwana ujye umubwira buri munota muri kumwe kumukunda jya ubimubwira kenshi uti ndagukunda mwana wanjye iryo jambo rimubamo rikamuhoramo iyo umuntu agukunda burya iyo umuntu agukunda yirinda kukubabaza ariko iyo umuntu agutinya aragukomesha kuko rega hano hari ababyeyi hari abana badakunda ababyeyi babo babatinya babatinya nyine akaba yumva umubyeyi ari nk'igisimba kubera ibintu uburyo babanyemo noneho harimo n'abana babakunda nyine ikintu cya mbere ugomba kumukorera ari n'abahungu uzabagira inshuti magara ku buryo bazabona ko ikintu cya mbere ku isi gihenze gihambaye ari wowe ni wowe akeneye kurusha ibindi byose ni wowe ashaka kurusha ibindi byose ni wowe mbese wowe uri wowe ku buryo aho yicaye akubona aho aryamye akubona aho yicuye akubona ntumuhe agahenge iki kintu cya parenting ni ikintu tugomba kuganiraho byimbitse yaratunaniye twebwe noneho nka sosiyete y'abanyarwanda dufite kuntu ngira ngo twirimita ukirimita ku mwana nyine utamwereka ibi amarangamutima njyaho ni nk'ukuntu abantu baba baranakuze ugasanga akenshi amarangamutima utayeretse cyangwa utayagaragarije umwana wese nzi uba ukeneye kuyagaragariza wundi ugomba kuyagaragariza umwana wawe kuko nyine umwana ni ikintu gihenze kuri njye mbona umwana ari ikintu nicyo kintu gihambaye mfite muri ubu buzima mfite Imana yampaye gihambaye cyaruta n'ibindi byose nabibura ariko umwana wanjye ko nta kintu na kimwe buriya nkeneye kuba mfite bariya bantu bari abantu barakomeye mu buzima bwanjye cyane niyo mpamvu rero n'umwana wa mugenzi wanjye umwana ungana nkabo umwana bagendana nawe akomeye kuri jye kuko nishyira mu mwanya wa mama we umwana ni ikintu gikomeye cyane kandi umwana nitwa akeneye kurusha uko akeneye abandi akeneye ijambo ryiza rya mbere ribwirwe n'umubyeyi ikintu cyiza cya mbere agihabwe n'umubyeyi gusekerwa kwiza kwa mbere bibwirwe n'umubyeyi nubyuka rero wamushyirira inyo ku rindi ubuzima bubi urimo si wowe bugushyizemo ntiyakubwiye ngo muzane ku isi niba ku kazi bataguhembye ukaza kubitura umwana wawe afite ayo makosa niba wowe n'umugore n'umugabo mwarwanya ukajya gutura umwana wawe umujinya kandi wowe uzaba ikigoryi nka so kandi wowe uzaba indaya nka nyoko ayo magambo ugahora uyabwira umwana ibaza icyo kintu umwana akurana iki ngo rero twakagombye guhinduka twebwe ababyeyi tukamenya ko dufite ibintu by'agaciro cyane mu rugo rwacu murakoze cyane Tike mwakoze cyane Imana ibaha umugisha nizere ko n'abandi baryohewe n'ikiganiro cyacu Tike afite ibintu byinshi tuzafata topic imwe ariyo tuganiraho ubutaha tuzabigarukaho ubutaha yego mwakoze cyane kandi mukomeze musirimuke na Kigali Phone Skate